imiryango iri bushyingure uyu munsi Muzungu Theoneste. Nyuma y'ubutumwa n'ijambo rya Muzungu turumva ijambo rya nyakubahwa perezida wa Ibuka ku rwego rw'igihugu Dr Gakwenzire Philbert. Tukurikizeho indirimbo y'umuhanzi, noneho twumve ijambo cyangwa se ubutumwa umushyitsi mukuru yatugeneye. Munyemerere tubanze duhaguruke dufate umunota umwe twibuke abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, zirakarengane zirenze miliyoni zishwe mu minsi 100. Reka tubibuke. Murakoze nakwicara. Twakire umushumba Mulisa Fred igira imbere adushyire imbere y'Imana muri iki gikorwa turimo cyo kwibuka abacu. Murakoze cyane, mwaramutse neza. Munyemerere dufata akanya dusenge, ariko reka mbasomere ijambo rimwe. Hari ijambo riri muri Zaburi ya 22 mu rwa 26, haravuga ngo kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, gushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Banyarwanda turi kumwe hano, ishobora byose duhaye kuba tukiriho, mureke tuyishimire. Ishobora byose yongeye gutuma igihugu cyacu cyongera gukomera kugera ku rwego kigezeho, mureke tuyishimire. Mureke tuvuge kugira neza kwayo, mureke tuvuge imbaraga zayo. Abato n'abakuru mureke dufatanye kwishima mu izina rya Yesu. Reka mbasenge mwigire ejuru. Murengezi mwiza, Mana yacu, Mana y'Abanyarwanda, wowe uzi isoko y'Abanyarwanda, uzi inkomoko yabo. Mwami w'abami, wemeye ko tuba muri iki gihugu, abandi bari ahandi hatandukanye mu bihugu byabo, ariko wemeye ko tuba kuri buno butaka. Mwami Mukiza mwiza, warabishimye, urahadutera, urahaduha haba hacu, turabigushimira. Mukiza, umwanzi yashatse ko iki gihugu kizimangana, ariko ubimana utugirira neza. Ndagushimye ko wemeye ko iki gihugu cyacu kibaho. Igihe cyari gikomeye, ubwo hano hari imiborogo, hari abishimye bambaye amakoma, hari abishimye bafite imihoro, hari abishimye bagira nabi batazi ko Mwami hazongera kuba ibyishimo kuri uyu musozi. Tuje ahangaha tuje gushimira ineza yawe. Ndagushimira washoboje gukogira uruhare kugira ngo igihugu kibashe kuba kikiriho. Wagize neza kuduha ubuyobozi bwiza, wagize neza kuduha abasore n'inkumi bitanze Mwami, mu izina rya Yesu, bagahagarara kigabo bakarwana intambara ikomeye. Iyo utabashoboza ntabwo bari kubishobora. Mwami wabanye nabo, wabagiriye neza, wabarinze iburasirazuba, barinda amajyaruguru, wabarinze nijoro, barinda ku manywa, wabarinze mu imvura, wabarinze abanyamahanga bahanze amaso bazonga merena, ariko urahaba. Ndagushimiye ku gihugu cyacu kiri kizima. Ishimwe ryacu nirikomokaho. Unyemerere nk'icyubahiro kubw'icyo wakoze Mwami, mu izina rya Yesu. Ndakoreka gahunda yose igiye kubera hano, ndayishyira mu biganza byawe. Ndayisengera Mukiza mwiza ngo ukomeze uyibemo, uyiyobore. Erega utabaye maso Mwami, twebwe ntacyo twakwishoboza, ntacyo twakwigezaho. Ukuboko kwawe kwiza komeze kuturinda, ibiganiro bera hano Mwami byose ubiyobore, ndetse Mukiza mwiza n'ahandi hatandukanye mu gihugu birimo kubera n'ibizaba n'ejo bundi, uzakomeze kuturinda kandi ukomeze kutwereka ineza yawe. Ishimwe n'ikuzo bikomeze kw'ibyawe none iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Nimukomere. Murakoze umushumba Fred kudushyira imbere y'Imana mu bihe nk'ibi.
ubundi niyo yaturokoye kugira ngo uyu munsi tube turi hano. Munyemerere rero muri aka kanya twumve ijambo ry'ikaze rya nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Rwamagana. Karibu nyakubahwa meya. Nyakubahwa Guverineri w'intara yacu y'Uburasirazuba, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyaduteranyirije aha cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, Nyakubahwa Muvunyi Mukuru wungirije, Nyakubahwa Badepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, Nyakubahwa Perezida w'Ibuka ku rwego rw'igihugu, Nyakubahwa abayobozi mu nzego z'umutekano turi kumwe hano, Nyakubahwa abajyanama mu nama njyanama y'akarere ka Rwamagana, abayobozi mu nzego zitandukanye za leta muri hano, nshuti bavandimwe bafite ababo baruhukiye muri uru rwibutso rwa Mwurire, abaturage b'umurenge wa Mwurire n'inshuti mwaturutse hirya no hino mukaza kwifatanya natwe, mwese turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mu karere ka Rwamagana. Nagira ngo mbere na mbere mbanze nkomeze abo turi kumwe bose hano, nanabasabe kwihangana ko muri ibi bihe bikomeye tuba twibukamo abacu bazize Jenoside, biba ari ibihe bikomeye bidusubiza muri cya gihe twanyuzemo cy'amateka yacu asharira kandi yakomerekeje umubiri ndetse akomeretsa n'umutima. Mu karere ka Rwamagana kimwe n'ahandi mu Rwanda, Jenoside yahabereye yagize ubukana bukomeye cyane, ariko ahanini yagiye ishimangirwa n'abari abayobozi mu nzego zitandukanye, harimo nk'abari abayobozi b'amakomine ane yahujwe akabyara akarere ka Rwamagana, harimo na komine Bicumbi, ahangaha turi muri uyu murenge wa Mwurire, ahahoze ari komine Bicumbi yayoborwaga n'uwari burugumesitiri ariko wari umaze igihe gito agororewe kuba depite, Semanza Laurent, uzwi cyane mu bacurabwenge ba Jenoside, wanagarutse muri Jenoside agashyigikira ubwicanyi bwabereye muri iyi komine, ndetse n'uwamusimbuye Rugambarara Juvenal nawe wahamwe n'icyaha cya Jenoside, we na Semanza Laurent babihamijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakoreraga Arusha. Hakaba n'icyari komine Gikoro, ubwo ni ukuvuga imirenge irimo za Musha na Fumbwe, nawe yayoborwaga na burugumesitiri witwaga Bisengimana Paul, nawe wagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'icyari komine Rutonde yayoborwaga na Bizimana Jean Baptiste, nawe wagize uruhare rukomeye ubu ufungiye muri gereza ya Nsinda. Hakaza n'icyari komine Muhazi cyayoborwaga n'uwitwaga Ntabanda Makaraveri wari konseye, ubwo akaba burugumesitiri w'Umusigire, nawe wagize uruhare rukomeye cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo bikaba ari nayo mpamvu mu karere ka Rwamagana dufite inzibutso nyinshi, ko dufite inzibutso zigera kuri 11 ziruhukiyemo imibiri y'Abatutsi bazize Jenoside irenga 83,925. Kuri uyu munsi tukaba twaje kwibukira ku rwibutso rwa Mwurire, urwibutso ruruhukiyemo imibiri y'Abatutsi isaga 26,925, hagiye kwiyongeraho n'iyi mibiri tugiye gushyingura irenga 120. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, ntabwo twasoza ijambo ry'ikaze tudashimiye byimazeyo ingabo za RPA zabashije guhagarika Jenoside, ziyobowe cyangwa zirangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyo hataba ubwitange n'umurava bakoranye mu guhagarika Jenoside, uyu munsi ntabwo tuba duhagaze ahangaha. Ngira ngo rero soze ijambo ry'ikaze mbashimira mwese ba nyakubahwa abayobozi
baturage, bavandimwe, inshuti mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, mukaba n'umushyitsi mukuru, banyakubahwa abadepite muri hano, nyakubahwa Perezida wa Ibuka n'abandi bayobozi bakuru muri hano, nyakubahwa Meya w'Akarere ka Rwamagana, bavandimwe, nshuti mwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, baturage mwese, nagira ngo nanjye ntangire mbihanganisha ngira nti mukomere kandi mutwaze muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndashimira umwanya mpawe wo kugira ngo mbagezeho ikiganiro cyateguwe kijyanye no kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, gifite insanganyamatsiko igira iti twibuke twiyubaka. Ndaza kukitanga mu bice nka 4. Igice cya mbere nuko turi bugaruke ku mpamvu zo kwibuka. Cya kabiri turaza kureba ibihe bikomeye byaranze isenyuka ry'ubunyarwanda ryaje no kutugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turaza kandi kureba ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi ryakozwe na RPA Inkotanyi ndetse n'urugamba rwo kongera kubaka umusingi w'ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Turaza gusoreza ku cyo dusaba twese, icyo dusabwa ariko cyane cyane igisabwa urubyiruko, abakiri bato. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni igikorwa ngarukamwaka, turabimenyereye, ariko igikomeye nuko ari igikorwa giteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, aho mu irangashingiro Abanyarwanda bagize bati twebwe duhisemo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, tukibuka kandi n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Jenoside yabaye muri iki gihugu mu bihe bitandukanye, haba guhera kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, yagize ubukana bukomeye nk'uko umusangiza w'amagambo ndetse na nyakubahwa Meya babigarutseho, ihitana Abatutsi benshi. Mu itegeko nshinga rero ngira ngo twese tuzi ko ari ryo tegeko rikuru ry'igihugu, andi mategeko na politike na gahunda bigenderaho cyangwa bishingiraho rikaba ryarateganyije ko tugomba kwibuka buri gihe tukazirikana inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ariko tukanibuka n'amateka mabi yaranze ubutegetsi bubi, haba guhera kuri Repubulika ya mbere kugeza ku ya kabiri ndetse no kugeza muri 1994 byatugejeje ku ndunduro ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Guhera ku itariki ya 7 Mata uyu mwaka, u Rwanda twatangiye kwibuka ku nshuro ya 30, akaba ari ibihe turimo mu gihe hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko dufite umubare munini w'urubyiruko, aho 65% by'Abanyarwanda ari urubyiruko rwavutse nyuma ya 1994. Birumvikana rero yuko ari abaturage muri rusange, ariko n'urubyiruko by'umwihariko rwanavutse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, rukeneye kumenya amateka y'igihugu cyacu, rukamenya neza ibyaranze irondabwoko mu Rwanda, ivangura, amacakubiri n'uburyo Jenoside yateguwe ndetse igashyirwa mu bikorwa. Kwibuka ni igihango dufite nk'Abanyarwanda twagiranye kugira ngo tujye tuzirikana amateka yaranze igihugu cyacu, ariko tunaharanire kubaka ejo heza, twirinda ndetse tunakumira ibyatubibamo ivangura n'ibyahembera ivangura iryo ari ryo ryose byaje kutugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994.
kwibuka rero ni inshingano yacu twese kandi tugomba kuyikora, ndetse binadufasha kugira ngo ababa bahirahira gusubiza inyuma amateka yacu no kuyagoreka, twebwe tubizi twabibayemo tubibabwire mu buryo bw'ukuri. Biratangaje nyuma y'imyaka 30 twibuka buri mwaka abantu bafite ibikomere bikomeye, ariko ukabona umuntu ngo agiye kwihanganisha abanyarwanda, ngira ngo abakurikirana ku mbuga nkoranyambaga mwarabibonye, agatanga ubutumwa bukomeza abanyarwanda, ariko akavuga ati twihanganishije abanyarwanda mu gihe bibuka jenoside yakorewe abatutsi, abahutu n'abatwa. Kuba ibi bintu bikigaragara ndetse umuntu agatinyuka kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, ni ibigaragaza yuko hari abagishaka kugoreka amateka yacu nkana, ariko turahari kugira ngo tuyavuge kandi tuyavuge uko yakabaye, ndetse bakuremo amasomo yo kumenya yuko bitazongera mu gihugu cyacu ukundi. Ku bijyanye n'ibihe bikomeye byaranze isenyuka ry'ubunyarwanda mu gihugu cyacu, turahera ku kuvuga yuko kuva muri 1959 u Rwanda rwaranzwe na politike y'irondabwoko, urwango, ivangura n'amacakubiri, byagumye guheza ndetse no gutoteza abatutsi, bikaza no kugera ku bwicanyi bwakorewe abatutsi bwatangiye mu Gushyingo muri 1959 mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ubutegetsi bwa gikorone bufatanije na bamwe mu bihaye Imana bwabaye intandaro y'ivangura n'amacakubiri mu banyarwanda, bimakaza amoko atandukanye yo gucamo ibice abanyarwanda, biza gushimangirwa n'amashyaka ya Aprosoma na Perimehutu yabaye isoko yo gukwirakwiza no kwigisha guharanira inyungu z'ubwoko bw'abahutu aho guharanira inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Habyarimana Joseph by'umwihariko wari uyoboye Aprosoma yabaye ku isonga ry'abanyapolitike bagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza urwango ku batutsi, aho biswe amazina atandukanye arimo kwitwa inzoka n'andi mazina yateshaga agaciro ikiremwa muntu, ahanini bashyira imbere kwigisha abanyarwanda yuko igihugu ari icy'abahutu kandi ko abatutsi bakwiye gushyira hamwe bakareba uko bikiza abatutsi. Muri 1959 nanone abatutsi baratwikiwe, henshi barameneshwa ndetse bamwe bakurwa mu mitungo yabo, bakimurwa ku gahato bakajyanwa aho badatuye. Kuva muri 1960 kugeza muri 1963 hagaragaye ubwicanyi bukabije no kwimura abatutsi mu mitungo yabo, by'umwihariko muri 1963 ubwicanyi bwarushijeho gukaza umurego, bufata iyindi ntera mu gihugu hose. Turibuka ubwicanyi bwabaye mu cyahoze ari Gikongoro, muri Bugesera, muri Kibungo, muri Gitarama, Ruhengeri, Kibuye ndetse n'ahandi. Mu by'ukuri byagaragaraga nka jenoside icyo gihe nubwo yari itaragera aho yemezwa, ariko ibitangazamakuru bitandukanye n'abandi banyamahanga bari mu gihugu barabitangaje yuko ubwo bwari ubwicanyi buri ku rwego rwa jenoside. Aya mateka kuva muri 1959 nk'uko byavuzwe yabaye mu gihugu hirya no hino, na hano twibukiye imwurire ntabwo hasigaye kuri uyu musozi. Tuzi yuko mu gihe nk'uko nyakubahwa meya yabivuze, mu cyari komini Bicumbi yari iyobowe na Burugumesitiri Semanza Laurent, wari inshuti cyane y'amagara ya Perezida Habyarimana, kuko mu gihe cya jenoside yari no ku rutonde rw'abazaba abadepite bahagarariye ishyaka rya MRND. Yatoteje cyane abatutsi ndetse afatanije n'uwo yari yasimbuye wari uhagarariye komine Bicumbi, ariko by'umwihariko muri uyu murenge wari uwa Mwurire wahuje Bicumbi na Mwurire. Bigaragara yuko habaye gutotezwa cyane kw'abatutsi,
aho aba bayobozi bafatanije ndetse n'uwari uyoboye komine Gikoro nk'uko nyakubahwa meya yabivuze, abatutsi baratotezwa mu buryo butandukanye. By'umwihariko twibuka amagambo yakoreshwaga na burugumesitiri Semanza, aho atatinye kuvuga yuko mu mugambi yari afite wo gukwirakwiza jenoside atatinye kubwira abatutsi n'abandi batumvaga imikorere ya MRND, akavuga ati udashaka kuba muri MRND azajye muri Mugesera. Icyo gihe yavugaga mu kiyaga cya Mugesera ko akwiye kukishoramo mu gihe atemera amatwara y'iryo shyaka ryari rihari. Mu by'ukuri ari uburyo bwo guhembera urwango ndetse n'ubwicanyi ndetse no guca amarenga yo kuzamaraho ubwoko bw'abatutsi. Muri iki gice hano imwurire by'umwihariko tuzi yuko muri 59 uko abatutsi batotezwaga hirya no hino, na hano ntabwo hasigaye cyane cyane ibijyanye no gutwikira abatutsi ndetse no kubabuza uburenganzira butandukanye, haba mu mashuri, haba mu mirimo itandukanye, aho umututsi kwiga muri iki gice byari bigoye kugira ngo arangize amashuri abanza, ndetse bikaza gutuma bamwe bahungira mu bihugu bitandukanye bitwegereye, ariko n'abasigaye mu gihugu bakaba baratotejwe mu buryo bukomeye cyane. Muri Nyakanga muri 73 ku itariki 5 Perezida Habyarimana yahiritse Kayibanda ku butegetsi, avuga yuko ashaka kurangiza imidugararo, ibibazo by'imidugararo byari mu gihugu, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze, kuko nawe ageze ku butegetsi yashyize imbere ivangura ndetse n'amacakubiri, ahubwo we yongeraho ibindi bibiri bikomeye bijyanye n'ivangura rishingiye ku turere ndetse na politike y'iringaniza, aho habaga hari umubare ugenwe w'abatutsi bagomba kujya mu mashuri ndetse ugahora ugenzurwa kugira ngo utarenga, kandi byakorwaga no mu mirimo itandukanye hirya no hino. Politike y'iringaniza mu mashuri ndetse n'ubwo butegetsi bwa Habyarimana byatumye abanyarwanda bari barahungiye mu bihugu bikikije u Rwanda kuva muri 59 kugera muri 73 bamburwa uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu, ndetse babuzwa n'uburenganzira ku mitungo yabo, n'abari mu gihugu abenshi bimurwa aho bari batuye ku gahato bajyanwa mu bice bitandukanye. Turibuka abagiye birukanwa muri prefecture ya Gikongoro, muri Butare, muri Gitarama, muri Ruhengeri, bagatuzwa i Rukumberi ndetse no mu karere ka Bugesera, ahanini bigamije kugira ngo babashyire ahantu hari bashyiraga mu mibereho mibi. Benshi banicwe nuko kubaho nabi ndetse n'isazi yatetse yabaga hariya, kugira ngo byari nko kubaroha ndetse no kugerageza jenoside muri icyo gihe. Habyarimana yakomeje gushyira imbere iyo politike, cyane cyane ku bantu bari barahunze bari hanze y'igihugu bashakaga gutaha, aho byagaragaye yuko hari igihe ubuyobozi bw'aho bari barahungiye mu gihugu cya Uganda batahutse, ariko bagera mu gihugu cyacu kugira ngo ni mu bice byo mu karere ka Nyagatare uyu munsi, ariko icyo gihe ubuyobozi bwariho bwarabirukanye bubasubizayo ku ngufu kubera yuko batari bafite uburenganzira muri iki gihugu. Kugira ngo twese twibuka imvugo yakoreshwaga yuko u Rwanda ari nk'ikirahure cyuzuyemo amazi, ko uramutse wongeyeho ayandi yameneka. Ibyo byarabaye, kandi mu by'ukuri byabaye amahanga arebera, ariko ntihagira igikorwa. Muri 87 abanyarwanda bifuzaga gutaha bamaze kubuzwa ubwo burenganzira, ndetse hakomeje kuba itoteza rikomeye muri iki gihugu no kwicwa kw'abatutsi no guhembera amacakubiri no gutotezwa. Umuryango wa RPF Inkotanyi warashinzwe ahanini ugamije kugira ngo ubohore abanyarwanda ku ngoma y'ubutegetsi bubi bwari buyobowe na Habyarimana mu gihe cy'ishyaka rya MRND,
bwari bwinangiye mu gushaka ibisubizo by'ibibazo abanyarwanda bari bafite icyo gihe, ndetse n'ikibazo cyo guca ubuhunzi ku bantu bari bamaze imyaka irenga 100 bari mu bihugu bitandukanye, uri mu gihugu agatotezwa n'uri hanze akabura uburenganzira bwo kugira ngo atahe. Umuryango wa RPF rero watangiye mu rwego rwo kugira ngo ufatanye n'abandi banyarwanda dushake ibisubizo byo gukemura ibibazo byari mu gihugu mu buryo bwa burundu, ndetse duharanire no guca uyu muco wo kudahana ndetse n'umuco w'amacakubiri n'ivangura byaranze ibice bitandukanye by'igihugu cyacu, by'umwihariko n'aha twaje kwibukira. Ibi byatumye ku itariki ya mbere Ukwakira muri 1990 inkotanyi zitangiza urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, bituma ubutegetsi bwa Habyarimana na MRND bwitwaza urwo rugamba butangira gushyira mu bikorwa umugambi mubi bwari bwarateguye mu gihe kirekire wo kwikiza abatutsi, ndetse akenshi bitwaza yuko ari ibyitso by'inkotanyi, ari inzoka, ari bo ba nyirabayazana ku byabaye mu gihugu cyacu, kuri jenoside ndetse no guhangana n'ubwo butegetsi bubi bwari buriho. Kuva muri 1990 kugera muri 1994 abatutsi barishwe birumvikana. Leta yariho ishyira imbaraga mu gushyiraho imitwe ya politike itandukanye mu cyo bise impinduramatwara ya demokarasi, yari ishingiye ku mashyaka menshi. Turibuka amashyaka menshi yavutse muri icyo gihe, haba MDR, PSD, PR, PDC, PDI, CDR n'andi atandukanye, yashyiraga imbere cyane cyane gushyigikira politike y'urwango n'ivangura. Ariko muri icyo gihe cy'ivuka ry'amashyaka byabaye ngombwa yuko MDR na PR zicikamo ibice, havukamo intagondwa z'abahutu zagiye ziyise Hutu Power, yari ifite cyane cyane umugambi wo gukwirakwiza mu buryo bweruye urwango rwakorerwaga abatutsi, binyuze muri za mitingi zakorwaga, binyuze mu nama zitandukanye, mu buyobozi bwakangurirwaga kujya mu bwicanyi, ndetse baza gushyiraho uburyo bwo gutuma n'amasezerano yari yamaze gusinywa yarusha adashyirwa mu bikorwa, kugira ngo tuzi yuko aho kuyita amasezerano yitwaga ibipapuro atahabwaga agaciro, nyamara ariyo nzira yari ihari yo kugira ngo hashakwe amahoro ku gihugu cyacu, cyongere gitekane, gisubirane ubuzima, abanyarwanda bose bagira uburenganzira, bishyire bizane, kandi iryo vangura rihagarare. Uwo mugambi mubi warigishijwe ibitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane icyari radiyo Rwanda, yari radiyo ya leta, ndetse n'ikinyamakuru cy'Imvaho, byari ibya leta, byagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza no gushishikariza abahutu kwikiza abatutsi, ndetse haza no kuvuka ibitangazamakuru byigenga birimo turayizi twese radiyo Kangura na Rutwitsi ya RTRM, byakoze umurimo ukomeye mubi wo gukwirakwiza ingengabitekerezo no gushishikariza abaturage kwangana, ariko by'umwihariko bashyira imbere kugaragaza yuko umwanzi w'u Rwanda ari umututsi kandi ko bakwiye kumwikiza. Hakurikiyeho guverinoma y'isi y'abatabazi yari iyobowe na Sindikubwabo Theodore, wagizwe perezida wa repubulika icyo gihe, Kayibanda ari minisitiri w'intebe. Bakaba ku itariki ya 9 muri Mata 1994 iyo guverinoma yarashyizweho, itangira umugambi wo gukangurira abayobozi guhera ku baminisitiri, kuri ba burugumesitiri, kuri ba konseye n'abandi, kugera ku rwego rwo hasi rwegereye umuturage, bigisha urwango ndetse bagaragaza yuko umugambi wo gutsemba abatutsi ukwiye gushyirwa mu bikorwa. Umuyobozi wa gahunda yabigarutseho hano Imurire,
habaye amateka akomeye muri icyo gihe, cyane cyane ko iki gihe cy'amashyaka menshi ndetse no gutoteza abatutsi kibaye, abatutsi benshi bagerageje guhungira muri ibi bice baturutse cyane cyane igihe jenoside yatangiraga, baturutse muri segiteri Rubona, muri Nawe, muri Mabare, muri Gahengeri, muri Kimbazi, Munyiginya, Gishari n'Isovu, ndetse n'abari bahungiye kuri Economique muri Rwamagana n'ibindi bice bikikije ahangaha. Tunashimira yuko nubwo byari bikomeye, abatutsi bahungiye kuri uyu musozi bakoze ibishoboka kugira ngo birwaneho bakoresheje intwaro gakondo bari bafite, amabuye, amacumu, ariko birumvikana baje kugeraho barahururizwa, haza ingabo, abasirikare, za kajugujugu, abantu batandukanye kandi bafite intwaro zikomeye. Byari bigoye nubwo birwanyeho, ariko birumvikana yuko ndetse ariyo mpamvu twibuka iyi tariki, kuko nyuma yo kwirwanaho igihe kirekire bagahururizwa inzego za gisirikare, baje kugeraho babarusha imbaraga. Hano hatikirira abatutsi benshi bishwe kandi mu buryo bubi twibuka, ariko tukanibuka n'ubutwari bagize bwo kwirwanaho mu bihe bitari byoroshye. Mu gihe ibi byose byabaga, umuryango mpuzamahanga warareberaga, ndetse igihe abatutsi bari batangiye kwicwa, jenoside irimbanyije, bo bahisemo aho gutabara abicwaga, bahisemo gucyura ingabo zabo, banacyura abaturage babo. Kugira ngo ku itariki ya 11 tujya twibuka hariya muri Eto ya Kicukiro, aho batatinyaga gusiga inzirakarengane zicwa, abana, abagore, abantu batandukanye, ariko bagakuramo akabo karenge, bagatwara ababo bari bari hano, bagasiga abatutsi bicwa mu buryo bw'indengakamere. Uyu mugambi rero wa jenoside waje gushyirwa mu bikorwa, cyane cyane urubyiruko ruratozwa, ruhabwa intwaro. Niyo mpamvu iyo tugaruka ku kwibuka dukunda gutinda ku rubyiruko, abato. Tunashimira Imana yuko n'ababohoye iki gihugu mu by'ukuri benshi bari urubyiruko, bari bayobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Urubyiruko rero icyo gihe aho gutozwa ineza, aho gutozwa kubaka igihugu, aho gutozwa gukorera igihugu no gutanga imbaraga zabo, kubera ko urubyiruko twemera ko ari imbaraga z'igihugu zikora kandi vuba, ariko icyo gihe urubyiruko rwatojwe ivangura, ruhabwa intwaro, ruratozwa ku buryo gushyira jenoside mu bikorwa byaboroheye, kandi hakicwa abatutsi benshi. Uyu munsi turabizi yuko 1 miliyoni y'abanyarwanda irenga y'abatutsi yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Umuntu agereranije yavuga ngo ku munsi umwe gusa niba barashoboye kwica 1 miliyoni mu minsi 100, ni ukuvuga ngo ku munsi nibura 10,000 by'abatutsi byaricwaga. Namwe nimwibaze ubwo bukana jenoside yakoranywe, nimwibaze niyo uyu munsi abantu 2 bapfiriye icyarimwe, umuntu yumva uburemere bwabyo, ariko gufata abantu 10,000 bakicwa mu munsi umwe kubera uwo mugambi wari waratojwe ndetse byarageze mu gihugu hirya no hino, byatumye byoroha kugira ngo abantu bicwe kandi mu buryo bw'indengakamere, kandi hicwe benshi icyarimwe. Ariko uyu munsi duteraniye hano kugira ngo tunishimire yuko jenoside yageze aho igahagarikwa n'abana b'u Rwanda, urubyiruko, inkotanyi za RPF, inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Twibuka neza yuko uyu munsi ku bakiriho bari mu ngabo bafite byinshi bakora mu kubaka igihugu, ariko kugira ngo bahagarike jenoside banabohora igihugu, hari benshi bahatakarije ubuzima, babaye intwari, baritanga kugira ngo abanyarwanda bongere barokoke, ndetse twongere kugira igihugu gishya. Tubishimira cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame wari ubarangaje.
ukomeye kugira ngo abanyarwanda barokoke, abatutsi barokoke bahigwaga. Uyu munsi tube dufatanyije twese mu kwibuka abadukuwemo mu buryo bw'amaherere, ndetse tunafatanye mu rugamba rwo kubaka igihugu. Hano imwurire mu gihe cya jenoside, impamvu abatutsi benshi banahahuriye bakanahatikirira, tuzirikana yuko hari uwari konseye wa Mwurire, wa segiteri Mwurire, nyakwigendera Bakundukize Jean Baptiste, wari umuhutu icyo gihe, ariko akaba ataremeraga politike y'ivangura yashyirwaga mu bikorwa na MRND. Ibi byatumye nubwo hari hatanzwe amabwiriza atandukanye ku bakonseye n'abayobozi bandi gushyira mu bikorwa jenoside, we yarahagaze akabirwanya ndetse akaza no kubizira nyuma y'uko abatutsi bari bamaze kwicirwa muri iki gice. Abagiye bagira ubwo butwari nabo gushimira, ndetse n'abahishe benshi bihishaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa n'inkotanyi za RPF, inkotanyi zari ingabo icyo gihe, zigahagarika jenoside. Hakurikiyeho gutekereza ngo dusigaranye igihugu giteye gite. Twasigaranye u Rwanda rufite ibibazo by'ingorabahizi bikomeye, hari harimo ubwinshi bw'abakoze jenoside bari hirya no hino n'abari mu gihugu, bagombaga gushakwa ndetse bagacirwa imanza, bakagezwa imbere y'ubutabera. Ariko twari dufite n'ikibazo gikomeye cyane cy'abacitse ku icumu, bari bakeneye guhabwa ubutabera buboneye kandi bwihuse. Abanyarwanda barenga miliyoni 2 bari barahungiye mu bihugu duturanye, bari bakeneye yuko nabo bataha mu gihugu, kandi twari dufite ibibazo bikomeye by'inkomere, abapfakazi, imfubyi n'abandi bana bari barahunze batakiri hamwe n'ababyeyi babo. Mu by'ukuri muri rusange u Rwanda rwari rufite ibikomere ku mubiri no ku mutima, ihungabana rikomeye. Ubukungu bw'igihugu bwari bwarasenyutse, aho abakoze jenoside n'ubundi batabuze gusahura iki gihugu, bakajyana umutungo wacyo muri Kongo, aho benshi bahise bajya. Ibi byavugaga yuko igihugu cyari kigiye gutangirira kuri zero, kidafite aho gihera mu rwego rw'ubukungu, cyabuze abantu, kibura ndetse n'indangagaciro, kuko ubumuntu bwarishwe. Abanyarwanda biyumvamo amoko kurusha uko biyumvamo ubunyarwanda. Umututsi aratotezwa, bivuze yuko n'ubumuntu bwari bwatakaye, iyo ndangagaciro yari yabuze mu by'ukuri. Ariko igikomeye cyane ni uko nta n'umusingi wari uhari wo kongera kubakiraho igihugu cyacu. Icyo gihe byagaragaraga nk'aho u Rwanda rutazongera kubaho, byari bikomeye. Ariko abanyarwanda bahisemo kwishyira hamwe, bahitamo gushaka ibisubizo ku bibazo bari bafite, bashyira imbere ihame ry'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, aba ari ryo riba inkingi yo kongera kubaka iki gihugu. Aho tuzirikana yuko ku itariki ya 19 Nyakanga muri 1994 hamaze gushyirwaho guverinoma yumvikanyweho mu biganiro by'amashyaka atari yarijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi. Habaye uburyo bwo kumvikana no gusangira ubutegetsi, byakozwe bihereye haba mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu zindi nzego z'imiyoborere cyangwa z'imitegekere zegerejwe abaturage. N'uyu munsi birakorwa, ndetse n'ihame rishimangirwa mu itegeko nshinga rya Repubulika yacu, itegeko risumba ayandi twese tugomba kugenderaho nk'abanyarwanda. Guverinoma y'ubumwe yihutiye gukemura ibibazo by'impunzi zari zaratwaweho bugwate n'abari abicanyi bari basize bakoze jenoside, ndetse hari n'umugambi wo kugira ngo impunzi
zari zimaze imyaka isaga 35 mu mahanga zitahe twese dufatanye kubaka igihugu. Gucyura impunzi rero bikaba byarabaye kimwe mu byatekerejweho mu rwego rwo kugira ngo zikurwe mu maboko y'abajenosideri bari mu gihugu cya Kongo, ndetse banabasangagayo abatutsi bakicwa, abenshi bakaba barahungiye mu gihugu cyacu kugeza n'uyu munsi tukibafite kubera ko umutekano hariya utari wagaruka. Ibi byakurikiwe n'intambara y'abacengezi cyane cyane mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'igihugu cyacu, aho abatutsi benshi bakomeje kwicwa nubwo jenoside yari yamaze guhagarikwa. Ihame ry'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda cyane cyane byashyizwe imbere, birimakazwa cyane cyane mu nama yamaze iminsi 23 mu biganiro dukunda kwita ibyo mu rugwiro, aho kuva muri Gicurasi 1998 nawe kugera muri Werurwe 1999 ibi biganiro byabaye, abanyarwanda bagahitamo bagakora amahitamo yabo, ndetse bakanashyiraho imirongo migari abanyarwanda baje gutora mu itegeko nshinga muri 2003 byashimangiraga ubumwe bw'abanyarwanda no guhuza imbaraga tukubaka igihugu, tukirinda kuguma mu mateka yaranze iki gihugu yatumye tugera kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nk'uko nari nabivuze, ihame ry'ubumwe ryabaye umusingi leta yubakiyeho, hashyirwa imbere imiyoborere myiza itagira uwiheza, yaba umuto yaba umukuru, yaba umugore yaba umugabo, kandi buri wese akabigiramo uruhare. Uyu munsi twishimira yuko dufite ubuyobozi bwiza buha uburenganzira buri muntu, kandi ko nta wakongera kudusubiza inyuma muri ayo mateka kubera ayo mahitamo abanyarwanda bakoze. U Rwanda rwahisemo icyerekezo cyiza cyo kwishakamo ibisubizo dushingiye ku muco wacu, aho nubwo jenoside yahagaritswe hari imanza nyinshi n'abantu benshi bakoze jenoside, iyo binyura mu nkiko zisanzwe byari kugorana, ariko gahunda y'umwimerere ya gacaca yarakoreshejwe kugira ngo abantu benshi bacirwe imanza, ndetse abatutsi bari bakorewe ubwo bwicanyi bahabwe ubutabera bwunga. Ngira ngo tumaze iminsi dukurikira ikiganiro cy'umusaruro ukomeye watanzwe n'inkiko gacaca, kandi bikozwe n'abanyarwanda ubwabo. Ni ngombwa yuko rero dukumira imvugo zikomeye z'ivangura, tugaharanira yuko abanyarwanda twakomeza kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda, tugakumira imvugo zibiba urwango ndetse zikwirakwizwa ahandi hirya no hino binyuze mu bato, hakoreshejwe cyane cyane imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Duharanire kubaka umuco mwiza wo gushyira hamwe no gushaka ibisubizo ku bibazo dufite, dukumire umuco wo kudahana, ndetse abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi n'abagifite ingengabitekerezo aho bari hose, baba bari mu Rwanda cyangwa no hanze, bashyikirizwe ubutabera kugira ngo bihanirwe. Nkumva iki kiganiro gishimangira cyane cyane ku rubyiruko yuko dukwiye guharanira gufata iya mbere, tugaharanira kurinda ayo macakubiri n'itotezwa n'ivangura byatumye tugera kuri jenoside yakorewe abatutsi. Duharanire ko twarwanya uwo ari we wese washaka guhembera ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse duharanire gusigasira amateka meza igihugu kimaze kubakwa, yuko buri muntu wese yishyira akizana, kandi yuko tugomba twese guhuriza hamwe imbaraga kugira ngo twubake igihugu kizira umwiryane, igihugu gifite amateka aha uburenganzira buri muntu wese. Mbere yo gusoza, nk'uko twari twatangiye, nagira ngo twatangiye tugaragaza
ihame itegeko nshinga riteganya rijyanye no kwibuka, nifuje kugaruka gatoya ku mahame akomeye atanga icyizere y'uko jenoside itazongera kuba mu gihugu cyacu. Abanyarwanda n'ubuyobozi bwiza dufite uyu munsi buturangaje imbere bwabishyize mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda tugenderaho uyu munsi. Nifuza kugaruka gusa ku mahame abiri ari mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika. Kuva dutangiye iki gikorwa tugeze hano ntabwo isaha imwe irashira. Murebe namwe mu gihe isaha imwe itarashira abantu 447 babaga biswe mu gihugu, bigaragaza ubukana jenoside yari yarateguranywe. Dukomeze rero kwibuka ariko twiyubaka. Abaje kudufata mu mugongo, baba bari hano, baba barimo kudukurikira kuri televiziyo Izuba, uko umuhango iki gikorwa kirimo gucaho live, mukomeze mwihangane. Umuhanzi Nyiranyamibwa Suzana turi kumwe hano ugiye kuturirimbira, afite indirimbo y'isengesho yakoze uyu munsi, yashize imyaka 30 ayikoze, avuga ngo imyaka uko yagendaga ihita yashengerwaga n'intimba, yahamagaraga be akitabwa n'imibande, maze arasenga ati nyumva Mana, undinde kugira inzika ndetse undinde n'umutima uhora. Nagira ngo atambuke aturirimbire iyo ndirimbo nyuma y'ubutumwa, nyuma y'ikiganiro cya Honorable Odeta. Isengesho rya Nyiranyamibwa ribi rya benshi hano. Banyacyubahiro mwese muri hano, babyeyi, rubyiruko, ntangiye mbasuhuza mbaramutsa, mugire amahoro y'Imana, mugire n'u Rwanda rwiza, twibuke twiyubaka. Ibintu iyo byakomeye menya ariho twibuka Imana, ibintu byaturenze. Ni imbano y'iyi ndirimbo nk'uko Marcel yaramaze kubivuga. Maze kuva inaha muri 1995 nsize u Rwanda rwarabaye umuyonga, niho iyo ndirimbo yavuye. Kubyuma mwadufasha? Yes,
zose zadusuye kuri uyu musozi wa Mwurire cyangwa se kuri uyu murenge wa Mwurire turabashuhuje murabo mwese. Ndi hano nitwa Nyanagarama Beatrice nk'uko babwiye, ni njyewe warokotse ku musozi wa Mwurire. Ahangaha narahabaye, niho hantu navukiye, niho hantu nashakiye, niho hantu nabyariye kugeza muri 94. Rero turavuga inzira y'umusaraba ikomeye twanyuzemo hano kuri uyu musozi wa Mwurire. No inzira ikomeye igoye cyane kandi cyane. Vuga ngo ikiganiro baduhaye, honorable yaduhaye amateka yose, bigaragara ngo jenoside ntabwo yatangiye igihe bavuze ko indege Habyarimana yaguye. Vuga ngo ntabwo ari igihe indege yagwiriye nk'uko bajya bivuga, ahubwo ngo jenoside itotezwa ry'Abatutsi ryatangiye kera, kuko ngiye ntabwo ndi mukuru cyane ariko ntekereza twiga uko twajyaga mu ishuri guhera mu gitondo, wenda twinzuye umunsi wa none bavuga ngo Abatutsi bahaguruke bakatubara umubare, bakavuga ngo Abahutu bahaguruke bakabara umubare. Ejo mu gitondo bikongera kandi nta wundi muntu yongereye mu ishuri, nta wundi waje.
ukibaza impamvu yabyo bikagushobera. Birangira bikomeje kugeza ubwo twatangiye gufata amarangamuntu, irangamuntu zikaba zanditsemo Ubuhutu n'Ubututsi, gutyo muri ubwo buryo. Akandi kantu kantangaje, twagiye gutera igikumwe, twaragiye basomaga umuntu bakamusoma amazina ye yombi, bakavuga ngo ni runaka wa kanaka w'Umututsi, ni kanaka wa kanaka w'Umuhutu, gutyo ukibaza icyo kintu kikagushobera. Akandi kantu nabonye twiga, umwana wari inyuma yacu ahaguruka mu Bahutu kandi ari Umututsi, baramukubise ari mu mwaka wa mbere, uwo munsi ntabwo yagarutse ku ishuri. Vuga ngo ni itotezwa ryahabaye mu buryo bukomeye utabasha kumva cyane. Ariko icyo ngiye kuganiraho uyu munsi ntabwo mvuga amateka ko bayatubwiye, nshaka kuvuga uburyo guhera ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4, vuga ngo ngiye nari mukuru, nari narashatse, nari nubatse, nari mfite umugabo n'abana 2, vuga ko ntari mutoya nari mukuru. Birangije ari kuwa 6 ari tariki ya 6 turaryama bisanzwe, ariko ndetse we nasinyuma gatoya ku ntambara batangira urugamba rwo kubohora igihugu muri 90, nibwo twatangiye kumva imbunda, bararasa tugira ubwoba, ariko bigeze igihe bisa nk'abigira agahenge, ariko haguma kuba igeragezwa ryo kwica Abatutsi, haba za Gisenyi, haba hano mu Bugesera, bigenda bikorwa bagira ngo barebe uburyo bazabasha kwica abantu. Rero nihutishije ku itariki ya 6 nibwo indege ya Habyarimana yaguye, tubyumva mu gitondo twebwe bwakeye, turabyumva baravuga ngo Habyarimana yapfuye. Ababyeyi bagira ubwoba, abantu bakuru nyine bagira ubwoba cyane, tukibaza se kuki bagize ubwoba. Tugomba nyine wenda hari n'ibisanzwe ko wenda perezida yapfuye nta gikomeye gihari, wenda bikomeye ariko ntacyo biri budutwara. Ariko kuva uwo munsi ku bukeye bw'itariki 7 twebwe twari dutuye hano hakurya aho bita Kabuya, hano ku musozi wa Muri hano agana hepfo, twatangiye kubona batangiye gutwikira abantu hari ibicumbi, tubona abantu batangiye gutwikirwa, tuse ni ibiki byabaye. Ariko abo twari duturanye batangiye kujya bagenda gukumira ibitero ngo by'interahamwe, bagenda bakajya bazuka kare, abagabo n'abanane, Abatutsi n'Abatutsi bakajyana bakajya gukumira ibitero. Bitangira ku itariki 7 bigeza ku itariki 8, bigeze ku itariki ya 9 nibwo abantu bose baturutse hariya Abatutsi baturutse za Bicumbi, za Nawe, za Rubona, za Mabare, batangira kuza guhungira hano ku musozi wa Muri. Yabivuze neza honorable ko impamvu baje kuhahungira ari uko konsiye wacu atari yemeye kwifatanya n'abana ngo ajye gufata imbunda zo kwica abantu. Ubwo ntekereza n'umunsi bamubwiye ngo kuki atica abantu banamumerera nabi cyane, yarababwiye ngo Imana yandagije abantu ngo mbayobore, ntabwo yabandagije ngo mbice. Bituma banamumerera nabi cyane, aza gukizwa na konsiye w'inawe itaga ngo Imana iraho, nawe yari muri abo ngaravuga ati mureke, bamureka uwo munsi ariko ntibyabujije kumwica. Rero ibyo bitero biraguma biraterwa, ariko itariki nibuka cyane yatubereye mbi ni itariki ya 12. 12 nibwo abantu bari batarasobanukirwa bagitabana na bose, ariko uwo munsi nibwo interahamwe zaturutse za Nzige, za Bicumbi, hose iriya nshya yagiriya, barazaga n'abaturutse hano za Rwamagana, abaturutse za Gikoroguriya, bose bakaza. Ariko uwo munsi baraje baturutse za Nawe, abantu babyibuka, hari grenade yatewe hariya kuri baraje ya Gashara, baravuga ngo uzi ko ari Umuhutu ngo agaruke, ngo uzi ko ari Umututsi arebe yajya. Uwo munsi twagize ubwoba bwinshi cyane, turatekereza ngo se turajya hehe, ukibaza se kuvuga ngo ureba aho ujya, ukibaza aho uri ukahabura. Ariko birangije nyine turahunga, tuza twirukanka, abantu babanza kujya guteranira pfiriya aho bita za Bugogo hano za Gahonogo, tubona n'ahantu mu gishanga, abantu bari baje, Abatutsi bahunze, bazana n'inka zabo, ibintu byose barabizana, vuga ngo baturutse za Gahengeri, za Bicumbi, za Gikoro, abaje bose baje bazanye inka zabo, amatungo yabo bose bayaza. Birangije tubona ko bitari bworohe, ko hari n'abandi birukanse bashaka guhungira kujya Rwamagana, ariko bageze hariya ku gishanga basanga interahamwe zitwa Ruhara zaturukiye hariya hirya zirabatangira, ntibibasha kugerayo. Birangije basa nk'abahindukiye
twese twinda kuri uyu musozi, ntabwo ari hano, nahagana hepfo hariya niho twari turi. Turahirunda, tumaze kuhaza nibwo uwitwa Gigi watangiye kutuganiriza atwereka uburyo twarwana urugamba, vuga ngo guhera kuri izo tariki 12 n'eshatu, ubwo nibwo batangiye kwica abantu kuri 12. Ndibuka hari umusaza bita Mushumba wariya w'inawe, yari na mwene wacu yari marume, nibwo bamutemye, batema umusaza nawe witwa Karimija wariya hepfo, baramutema baramwica. Vuga ngo nibwo twamaze kubona ko ibintu byahinduye isura, bimeze nabi, dutangira gutekereza icyo turi gukora. Turaza tuba hano kuri uyu musozi, amateka ni menshi, dukunda kuyavuga kenshi. Turahaba abari bato, twari tukiri batoya, tukaba tubyuka mu gitondo tujya gufasha abasore n'inkumi, tukabahereza amabuye n'abagabo, abagabo bakarasa imyambi, abagore tukajya tubahereza amabuye bagatera gutyo. Ariko ikintu cyantangaje nongera ntekerezaho cyane ni uburyo jenoside itangiye, biragoye wakwicwa n'umuntu uturutse ahandi, waterwa n'umuntu uturutse ahandi, ariko kuba ngo umuntu muturanye tugiye kuba tubona abantu nta wigeze afata ngo abe yafata wenda impiri ngo ayifate ndabona ari nshyashya. Impiri zari zikuze ziteye n'imishimari, amacumu yari akuze, imiheto yari ikuze. Ibyo byose baturwanishaga byari ibintu bikuze, bigaragara ko ari ibintu bateguye kuva kera. Twebwe ntitubimenye, abantu mugaturana mugasangira mugayamute, ariko gusa ukabona ko iryo totezwa rihoraho ritajya rishira. Ngo twahoranaga ubwoba, uhereye no mu myigire yacu twaba dufite ubwoba, tutazi ariko impamvu amaherezo uko bizagenda. Uwo munsi rero nibwo twatangiye turwana no kuri uyu musozi, turahaba guhera kuri 13. Uko bwacyaga niko ibitero byiyongeraga, bikarushaho kuba byinshi. Abantu babaga ari benshi, baduteraga abaturutse za Munyaga bita ngo n'abakemba, bakaza ari benshi n'imiheto n'amacumu, bakaza bakarwana. Abaturutse hano ruguru, baturutse za Gikoro, bakaza bakarwana, abaturutse hano hafi, ko twese tujya gutera, ariko twateraga mu mpande zitandukanye. Ngo bamwe bateraga tukajya iyi ngiyi, abandi tukajya epfo iyi ngiyi, abandi tukajya ruguru iriya, tukigaba amashinga, abandi tukajya no hirya. Ngo tukagenda tukarwana ibitero guhera mu gitondo, tukageza igihe bya bitero tubitsinsuriye bikagenda. Birakurikira kuri 14 bikomeza gutyo. Uko bwacyaga niko ibitero byarushaho kuba byinshi. Noneho birangiye 15 bikomeza gutyo, ariko umunsi wa 16 na 17 niwo uri ibitero bikomeye cyane, kuko umunsi wa 16 nibwo turangaha, sinibuka na 16 ushaka ko 16 nibwo hatangiye kujya haza indege ziduca hejuru, kajugujugu, ibintu byaka, tukarwa ibyaka ibyo ari byo. Noneho ku itariki 17 byaje tumurika cyane, ariko noneho birangiye umunsi akajya areba mugenzi we twebwe ibyo ari byo. Birangije ariko iryo joro ryo kuwa 17 nibwo twari twarwanye cyane, twica n'umupolisi umwe bamwambura n'imbunda. Bucya kuri 18, noneho ngiye mvuga ngo 18 twarebye urupfu turarwitegereza, tubona iyeruka turayibona, tubona kuzimu turamureba, tugira umva habaye ibintu biteye ubwoba narabasha kubona, n'ubu ntabwo umutima wanjye urabyakira ngo menye ibyo ari byo. Uwo munsi bwaraciye mu gitondo, bucya hari uwo muganga Nigido watuyoboraga, baratubwira ati noneho uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Turabyuka kare, abantu nge nagiye gutegera epfiriya no kurwana epfiriya ku baturukaga hano za Sibagire, bamanukaga ara Sibagire bakinjira hepfo muri Cyata, bakaza ari benshi ntabwo ndabona aba bantu benshi cyane, bamwe bari mu gishanga, abandi bageze hakurya y'itabo Kabuga. Abo nibo nabonaga, ubwo bagomba kuza bakaza bagaturuka hirya bakinjira hano, bagashaka kuza kwinjira hano mu nkambi. Ariko turarwana, kumba bagiye ruguru iriya bo baragiye bararwana n'abajandarume, barwana n'interahamwe nyinshi zo zari ziturutse za Munyiginya bitabona Inyangarubavu, izo bitabona Inyangarubavu n'abantu bari Inyangarubavu, abantu bari bazi kurasa, bari bazi kwica, bari bazi ibintu byose. Barwana nabo n'abajandarume b'Irwamagana, kuko bari bahurujwe n'itwa Ruhara wahara hirya aho bita mu Cyoma, ari wabasanye. Baraza bararwana, bigeze nko masaa 8 bishya saa 9, bamaze kubatsinsura barabirukana, n'imodoka bari bazanye barayitwika. None baje kuyitwika, bamanuka baza nko kunywa amazi, batubwira bati bagiye.
twumva nyine nk'uko twajyaga tubirukana bakagenda wenda tukaruhukamo tukazongera ejo, birangije bo bagiye bahita bahura ngo n'abasirikare barimo kujya kurwana n'inkotanyi, bahita bababwira ati noneho bihariya ntabwo ari abaturage n'inkotanyi ziriyo, kuko ab'inkotanyi bari batwumvise kuri radiyo Muhabura nijoro batubwira ati mwihangane abantu bari imwurire, tugeze i Kayonza mwihangane. Twumva batangiye kugira ibyiringiro tuvuga ati noneho bageze i Kayonza byari bikunda baradutabara, twumva batangiye kwishima nabo bavuze ati noneho turabatsinze n'imodoka twayitwitse, twumva byanga bikunda. Ubwo bimeze gutyo tukarenza uwo munsi, wenda umunsi ukurikira inkotanyi zadutabara. Ariko uwo munsi wa 18 nibwo wagarutse igihe baje kunywa amazi, birangije abari basigaye babarinze ntabwo twaziraga rimwe, hasigaraga abandi barinze baguma gukumira ibitero ngo barebe. Bahita bavuga ati noneho bimeze nabi, abasirikare kandi baje barazamuka basubirayo, naduta dusubira epfo, turongera turatanga uko byari bisanzwe, maze abaturutse ruguru barimo abasirikare barabarasa baraza barabatwazanya babageza ahangaha mubona hari ibintu by'ibivumu, bazinjiramo abasirikare bazamukamo hejuru, noneho bakaturasa baduturutse hejuru bakajya barasara epfo. Niho twari duteraniye, twari benshi cyane. Ubwo abo bari basigaye ruguru bari abasaza, bari abagore bakiri bato wenda babyaye vuba, harimo abagore babyaye vuba bafite uduhinja dutoya, harimo abo bakomerekeje, harimo abantu benshi bari aho ngaho mu nkambi, twahitaga mu nkambi. Birangije baraza bahageze nyine uko bamanuka baratubwira ati noneho haje abasirikare benshi, uko turepfo turimo turinze abandi warinze hirya hariya, twumva noneho byabaye byinshi, ibintu amagrenade, imbunda, barasa handi barashe amasasu, ukajya wumva ameze nk'ihura neza, bararasa cyane, batera amagrenade, batera amabuye, bakora ibintu byinshi. Noneho birangije njye nari ndi hepfo ku muhanda, ndatekereza mu mutima ndibaza, ndavuga ngo ariko se ubundi njye nisigara muri iyi si njyenyine, nkasigara muri Rwanda njyenyine, ubundi nzaba hehe? Ese nzahagarara hehe? Ese nzajya hehe? Numva sinzi ahantu nzajya. Ndavuga ngo n'ubusanzwe ubundi kubaho birimo biramarira iki? Ndavuga ngo kanzamuke, ndazamuka. Ubwo nari nasize mu nkamba aho ngaho ariyo mama namusigiye abana, ubwo umugabo nari narashatse, ubwo twatandukanye ngira muri izo tariki 7-8 ntabwo nongeye kumubona. Birangije nzamuka numva kubaho nta kintu bimariye, nzamuka numva niyo nasigara ku isi ntacyo nakora. Ndangije ndazamuka, ngeze aho ngaho nyine abasirikare binjiye, interahamwe zinjiye ari benshi cyane bateye ubwoba. Noneho birangije ndagenda mfata uwo mwana wanjye muto nari mfite, ndamukikira. Maze kumukikira ako kanya nkicara gutya, umusirikare abangeze hejuru, arangije ahita abwira interahamwe, aramubwira ngo ntimwongere kubara, ngo nimwongere. Ahita ababwira ngo nawe ubona ko uwo musirikare ngo ntimureke kubarasa, ngo muzane imihoro tubateme. Ahita ahubuza gutyo umuhora wamburiye interahamwe neza, narawurebaga gutya n'amaso yanjye, mpita nubika umutwe, anema ijosi, numva ijosi rivuyeho, numva neza, sinongera kumva ibindi bikurikiraho. Ubwo nyine uko nakicaye gutyo, anema mu ijosi gutya, amanema mu mutwe hano inyuma, atema imihoro nk'itatu. Ariko n'uyu munsi ni ibisate bikomeye cyane udashaka kubona, nubwo washyiramo no kuboko ngo ushyiramo urutoki rwawe mu gikombe kinini cyane. Arangije akinema gutyo, ngiye kumva numva ndacecetse, ntabwo nongeye gutekereza, ndarya ndekera aho ngaho nyine. Birangije ako kanya ngiye, ubwo nta makuru yandi nongeye kumenya, ubwo nyine nabaye narapfuye nyine, mba aho ngaho. Ubwo ngubwo urumva njye nta yandi makuru nongeye kumenya aho ngaho, mba aho ngaho. Ariko nyuma ubwo amakuru yandi ngiye gutanga nawe nagiye mpabwa noneho, kuko njye nari namaze kuba ntabakibasha kumva. Ndaje ngo nijoro imvura iragwa, imaze kugwa ngo mama mu gitondo, ariko bakimara kunema umwana nari nkikiye ntabwo bamutemye, baramwihoreye. Bari bafite ubugome bwo kwica ababyeyi ntibica abana, ko bari batuye umwana byanga bikunda natabona nyina azipfusha. Birangije umwana ndamukikiye, mama we ntibamutemye,
araza amukura ku biro byanjye aramutwara yabaye amaraso masa arangije aragenda mu gitondo ngo hanyura ajya kwihisha arangije asanga ndi ku gasozi kwa dutemeye ku gasozi arangije asanga ndimo ndinyeganyeza we ninyeganyeje papa nawe ntabwo bari bamwishe aragenda aramubwira ati ngewe ntabwo yapfuye arangije papa ngo araza n'abandi bari baje benshi bari basigaye batapfuye abagabo batapfuye baraza baratubaruza twese batujyana ahantu mu nzu y'umugabo witaga Munyakayanza hariya yari umututsi nawe yarahigwaga ariko iyo nzu ye nawe ntiyari inzu isanzwe ngo ni ikiraro yari yahubatse cy'inka ze cyari gihari yaragisakaye uruhande rumwe rusakaje amabati urundi ruhande rushakaje ibyatsi baturyamishamo ahantu mu mabuye menshi badushyiramo abatewe amagrenade abatemaguwe abo basigaye ko amakuru yambwiye ko abandi basigaye bo bagiye gusangana inkotanyi ngo bamwe banyura hariya za Munyaga baca za Nkamba bamwe abo bagiye nta n'umwe twabonye bagarutse abandi baca za Gishari ngo bagenda gusangana inkotanyi abo bamwe ntibagarutse barimo bake bagarutse wenda nk'umwe sinzi cyangwa babiri gutyo twebwe tuguma aho ngaho ariko guhera kuri uwo munsi guhera ku itariki ya 19 nibwo ntago n'umunsi n'umwe ibitero byaretse kuza ubukeye aho ngaho ubwo nabaye ntukangutse ndongera mba amaso gato kuko narazanzamutse neguye umutwe numva ntibinkundira nkoze ku ijosi nsanga ryuzuye inyama no hejuru ngira ubwoba mbaza muramukazi nitwe turi kumwe ndamubaza nti se nabaye iki arambwira ngo baragutemye ndavuga se ngo ni bande bantemye arambwira ngo ni interahamwe nuko birangije ndongera nabaga nkusa nkupfuye nkongera ndagenda mu kanya sinzi ubwo amasaha uko yanganaga tugiye kumva bazaga bavuza amadere bakaza bavuza induru bavuza amafirimbi ari benshi cyane batabinjira muri iyo mirambo kandi abandi bapfuye bamwe abandi turaho ngaho twagiye dukomereka binjiramo icyo bakoze hari abagabo batari bapfuye bari aho ngaho bahita babafata bose barabafata bose babashyira hanze babakubise ibihiri guhera nk'amasangangayo baraboroga tubyumva barinda bapfa bari benshi barabica uwo munsi ubwo sinamenya ngo niryo icyo gihe ntabwo badutemye twebwe baratwihorera baragenda ubukeye haragaruka abandi noneho abandi bo baje baravuga ngo shango haracyarimo abantu bazima baradutema noneho basubira muri wa mutwe barawutema ndabyumva birarangira baragenda njyewe ndi mu bantu batemye inshuro 3 zitandukanye iyo ni inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu ubwo barongeye baragenda haca indi minsi ntazi ntabwo ndibabwira ngo ni iminsi ingahe icyo nzi neza nuko hano ku musozi waramaze gusenyuka njye nahamaze iminsi icyumweru n'iminsi 4 vuga ngo namaze iminsi 11 bukeye indi minsi bagarutsemo kuko hari hasigaye abagore hasigara abana bakiri batoya barababeshya ngo ntabwo bazabica baguma aho ngaho bukeye haza igitero cy'uwitwa Karekezi ni umuntu wa hano inanga y'umwurire araza noneho ari simusiga hari umumama watanze ubuhamya ejo bundi Jidiya mu mwaka ushize niwe yari arahawe nito kwa Rutegera twingenda aho kwa Munyakayanza navuga ngo mu bantu bari kuri uyu musozi basigaye mu mirambo ninjye nawe twasigaye twenyine ntabwo nari muzi nawe ntiyaranzi ariko twaje guhurirwa amagana kwa muganga rero birangije uwo munsi nibwo haje igitero cy'uwo ni Karekezi araza ndibuka hari ku mugoroba arangije araza n'igitero cye cyose bagose abo bantu bari bari aho ngaho abo bana abo bagore barabagota bamaze kubagota barabafata barabatema bose barabarangiza bamaze kubarangiza binjira muri iyo nzu barangije baravuga ngo shango aracyarimo abahumeka barafashe baraje harimo n'umukazi wanjye uri imbere yanjye yari amaze iminsi abyaye afite akana gato k'agahinja arangije aragaterura arababwira ngo dore ngo abwira Karekezi ngo narabyaye tekereza kubwira umuntu ngo warabyaye aje kukwica yaherutse iryo jambo yamukubise umutwe ugwa hasi
yikubitana hasi n'ako kana, ariko akana ntiyakica, gato cyane. Arangije ankurikizayo, ankurikijeho yahise atema umurano mu gutwi, aragutema neza kwinjiramo imbere. Urabona ubwa mbere banema ntabwo nabyumvishe cyane kuko nari mfite amaraso menshi, ariko uwo munsi yatemye mu gutwi, azamukana n'umuhoro, nzamukana nawo arawukumura cyane, nikubita hasi. Arangije arantema, atema mu mutwe, kandi harimo imihoro myinshi cyane, myinshi ariko arahatema. Amaze gutema yatemye numva arinda agenda numva noneho neza amajera yacuba mu matwi neza, sinongera kumva ikintu icyo ari cyo cyose, sigara muri ya mirambo njyenyine neza. Baragenda, numva nanone ntabwo napfuye, nongera kumva ndi muzima. Nkajya mvuga ngo ariko Mana, ubu nzapfa ryari? Shaka igihe cyo gupfa ndakibura, ngumamo njyenyine. Ubwo noneho nta n'igihumeka cyari gisigaye aho hantu, habe na kimwe. Bwaciye mu gitondo hakajya haza imbeba, hakajya haza imbwa zakuriye abantu nzireba, zikaba zibatwara, zigakuramo ibyo mu nda zikabitwara. Ibyo byose ndabibona, mbirebesha amaso, ndavuga Mana, nzapfa ryari? Abaho gutya nkibaze se, nkajya mwimiriza ngo nshishikeshe umwuka, numve ko napfa, nanone simpe, nkongera nkazanzamuka. Nta muntu muri bumbaze ngo se gute. Birangije mu ijoro ngiye kumva numva papa araje. Bari batamwishe, ntabwo bamwishe, yaje no kuboko kabaho, ariko ntabwo akiriho. Arangije araza akandagira, arimo akandagira, ankora uko nari ndi hafi y'umuryango, ko yari yabonye abanyica, yari yabibonye, yari yihisha ahantu ngo arabibona. Arangije arasara ankoraho, ankozeho ndikanga. Arambwira ngo njye, aravuga ngo Nyirantagora, uracyari muzima? Ndavuga ngo ndacyari muzima papa, ngo ndacyari muzima. Ndamubwira ngo wambabariye ukanyica, tekereza kubwira papa wawe ngo akwice. Arangije arambwira ngo mwana wanjye, ntabwo nabasha kukwica. Avuga ni ikiniga gikomeye, ngo sinabasha kukwica. Ndamubwira ngo uranyihoreye, Karekezi ngiye agarutse anyice. Arambwira ngo akwice. Aravuga ngo aza kwica. Ndatekereza ku mubyeyi ntabwo ari ikintu cyoroshye, kubura ahantu na hamwe washyira umwana wawe, kubura ahantu na hamwe wahisha umwana wawe, ni ikintu gikomeye. Arangije arambwira ngo ni ukuri yongera agarutse kwica. Arambwira ngo ngiye gushaka aho niyahura. Yambwira ngo niba ugiye kwiyahura, ngo wambabariye, ngo ukamfata amaguru, ko amaguru yanjye ari mazima, ngo yuko batayatemye, ngo hanyuma ngo ukankurura, ukanjyana hano hepfo muri Gahonogo, ukanjugunya. Kandi tekereza ko uri umuntu kuri uyu musozi ukamukuru ukamugeze pfiya, ntabwo byoroshye uri umuntu mukuru, kandi nanjye nari mukuru. Arambwira ngo ntabwo mbishobora. Ndamubwira ngo niba bikunaniye wambara ukanywa amazi nkawe. Twari dufite inyota, wagiraga inyota ukagira ngo ushigaje kwaka. Ndamubwira ngo mbaremo amazi. Arambwira ati nayo nabona. Ndamubwira ngo papa uransize. Arambwira ngo ndagiye. Ndavuga ko uransize. Arambwira ngo ndagiye. Arangije aragenda, sigara njyenyine. Nasigaye njyenyine. Sigara njyenyine muri izo ntumbi cyangwa se muri iyo mirambo. Sigara njyenyine, ngumamo. Iyo mbabwira ngo ni iminsi 11, ntabwo ngenzi uko nibyo bambwiye maze kuvamo. Numvaga ari nk'imyaka nka myinshi cyane nashobora kuzabana ngo nzayirangize. Birangije mbamo gutyo. Umunsi umwe ntazi, haza umugabo twari duturanye, ntabwo muvuga mu izina. Araza azunguruka mu mirambo aho ngaho, aza yitwaje icumu, ahita arinjomba gutya mu rutugu. Ararijomba neza, arinjira, ndikanga. Arambwira ngo Nyirantagora, ngo uracyariho? Ndavuga ngo ndacyariho. Arambwira ngo uracyariho? Ndavuga ngo ndacyariho. Ndamubwira nti wambabare ukanyica. Arambwira ngo ntabwo yicana. Utekereza umuntu waje azunguruka mu bantu agenda ahorahoza, ariko akavuga ngo ntabwo yicana. Ndavuga rero ijambo ry'Imana ryo
rijya riduhumuriza. Ndatekereza umuntu w'umwicanyi utabasha kwica, ariko ntawe ujya wica icyo Imana itari yakuraho amaboko. Arambwira ngo ntago yica, anjonga icumu, no munsi hari igikomere kinini cyane, ariko ngo ntago yica. Ngo barakwicaga bakagucuza imyenda se bakayimaramo, birangije ati sinica. Ndamuyendayenda ndamwinginga nawe niruna umugabo ntabana, ngira ibikomere by'umubiri birashikira, ariko ngira ibikomere by'umutima birambabaza cyane. Ariko kubera igihugu cyiza, kubera ubuyobozi bwiza, ndashimira Imana ko Imana ngiye kunshumbusha nkabona umugabo, hanyuma nkashaka mu buryo bwemewe n'amategeko, ndashaka ndabyara, mfite abana bageze kuri 5. Ndashimira Imana yo mu ijuru yampaye abana. Ndashima ubwo twebwe tutabashaga kwiga, ntabwo ari uko twari tubuze ubwenge twari tubufite, ariko ntabwo watsindaga, habagaho kugira ngo hagendaga bemejwe, ntawatsindaga. Ariko ndashimira Imana yo mu ijuru ko, nkashimira leta nziza, nkashimira ubuyobozi bwiza, nkashimira abayobozi bacu badahwema kudutekerereza, badahwema kutwitaho. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko abana banjye barize, 3 barangije kaminuza, abandi 2 baracyarimo kwiga, umwe ari kaminuza undi ari muri segonderi. Ndabishimira Imana. Twariyubatse, turakomeye, twabashije kubabarira. Njye narababariye rwose umutima wanjye, mbasha kugira n'amahirwe yo kugera muri gereza hari insinda, hari abari barimo barahari hano bariyizi, mbasangayo mbabwira ko nababariye, ndababarira. Ibyo rero nabyo bituma byubaka umutima wanjye, kandi nkafatanya n'abandi kubaka igihugu kitarimo amakimbirane, kitarimo ivangura ry'amoko, kitarimo abantu bagendana umujinya. Turi abantu babasha kubohoka, tukabasha kubabarira abandi, ko nabo sibo, ni leta yabibakoresheje. Iyo leta ibaye mbi n'abaturage baba babi, iyo leta ibaye nziza abaturage baba beza. Dufite leta nziza ituma abaturage bacu kuba beza. Ikindi kintu ndimo ndavuga cyanyuma nsoza, ndavuga ngo twariyubatse, twarabariye koko, ariko turasaba cyane abantu nabo ngo abaduhigaga cyangwa se bafite uruhane cyangwa se n'abatararugize ariko bafite amakuru ko bayaduha. Kuko nk'ubwo ndababwira ngo umugabo wanjye ntabwo nzi aho yaguye, sinzi aho yahambwe, nta makuru mfite, nta na makeya. Hanyuma n'abandi bavandimwe n'abandi tutazi ahantu bahambwe, tutazi ahantu baguye, tutazi. Umuntu ajya guhinga ngo yabona umubiri w'umuntu akanawutwikira ntavuge amakuru, ariko turabinginga ngo nabo babohoke mu mitima yabo, babashe kuduha amakuru, nibura dushingura abacu. Iyo tubashinguye nk'uko tukabona twababonye, tukabashingura, tugashingura mu cyubahiro, tukabireba, bituma twumva dufashijwe mu mitima yacu, kandi turabohotse. Ikindi ndimo gutekereza, ndibaza iyo utashinguye umuntu wawe, igihe cyose wumva wibaza uti wenda hari ukuntu byagenze. Ko hari igihe nk'I96 cyangwa se 6 gutyo, hari umwana w'umuturanyi wacu twagiye tubona araje, baragiye kumuvurira ngo mu Butaliyani, arahari yitwa Budeyi. Arangije aze, turavuga ngo wenda n'abacu tutazi bashobora kuba baragiye mu Butaliyani. Turabategereza pe, ukibaza ukumva n'ahantu yagiye bajya kumuvura, wenda hari ukuntu byagenze, ariko mu myaka 30 tumaze twibaza ko nta hantu bari barapfuye, kandi bamaze guhambwa ahantu tutazi. Iyo mpamvu tuvuga ngo niba bishoboka umuntu wagira umutima wa kimuntu akaba azi aho abacu baba bari, yahaturangira, bitamushobokera akaba yanakwandika, biremerwa rwose muri kino gihugu ugatanga amakuru. Rero ndashima cyane kubw'ibyo ngibyo, nubwo twanyuze mu bigoye bitubabaza bidusenya, ariko twubatswe na leta nziza, twubatswe n'igihugu cyiza, twubatswe n'ubuyobozi bwiza, turubakwa. Ubu turakomeye, turagenda. Narimo ntekereza ejo bundi bamwe imyaka 30, umuntu arya akaryama agasinzira, akabyuka mu gitondo akagenda nijoro akagenda ku manywa, nta kintu ubura nacyo, nta muntu kubaza gute ni ibiki. Ibyo nabyo ni byo gushima. Turabishimiye cyane leta yacu, turashimiye cyane abayobozi bacu, turabishimiye cyane abasirikare b'ingabo z'u Rwanda. Uyu munsi wana ntekereza ngo
bitanze cyane, harimo abaye za kajorite batanze ubuzima bwabo, hari abapfuye burundu amaraso yabo arameneka ku bwacu. ni ukuri ngiye mbita ni abacunguzi, baraducunguye pe, baraducungura. rero ijambo ry'abatura ngo haracyari ibyiringiro ko nari igiti cyatemwa ngo igiti cyabyo gisigaye kikongera kumva amazi, cyongera gushibuka. Abacitse ku icumu twariyubatse, abanyarwanda twariyubatse, abasigaye twariyubatse, abari imfubyi barakuze, abari abapfakazi barakomeye, ni gutyo twariyubatse. rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, twibuke twiyubaka. murakoze.